Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko James Kabarebe yabanye umunyamabanga wihariye wa Paul Kagame ndetse akaba yaranashinzwe umutekano we mu gihe cy'intambara, kuko General James Kabarebe niwe wari umuyobozi cyangwa se komanda wa batayo yitwaga High Command Unit yayishinzwe kurinda igice cya Murindi cyari ibirindiro bikuru bya RPA Inkotanyi ndetse n'icyicaro gikuru cy'umuryango wa RPF Inkotanyi byari biri, ndetse ku Murindi ni naho General Major Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi yari atuye mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Iyi unity yari ishinzwe umutekano ku Murindi, nayo yahise iva mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu w'u Rwanda n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu Republican Guard nyuma y'aho urugamba rwo kubohora igihugu rwari rurangiye. Ndetse nk'umunyamabanga w'umugaba mukuru w'ingabo General James Kabarebe ku itariki ya 6 z'ukwa kane mu 1994 niwe wakiriye telefone yari itayatiriye Lieutenant General Charles Kayonga wari uyoboye